Prudensi yanashimiye ko yatangiye gahunda yo kurugura mu Cyongereza. Pascal we yasubiye iwe. Ibibazo yari afitanye na Mukobwajana byakemutse se? N'urunana. Nguhanga ese Udesia. Pfunyikira 5 na D. Cyakora kwa mwarimu muri sana pe. Nta bandi bari nabaguri amandazi 5. Gusa na D reka gushimire pe. Abantu bose bari hano nyine barashima ko neka amandazi manini. Nge si icyo gushimira rero. Nubwo nabyo ari byiza. Ndashimira ko wabaye umugore w'intangarugero ku bantu benshi. Nabaye intangarugero gute Budensia? Reba aka restaurant kawe ukuntu gasigaye gahinda. Urakora amandazi, uteka icyayi, ibiryo birahari sinakubwira. Ubona utarakoze ibidashobokera benshi. Nibyo ntubeshye naragerageje pe. Ariko nyine nta kindi kibimfashamo. Uretse kwizirika nyine nkigomwa ubundi nkashyiraho umutwe n'umutima. Ese ubundi ugira ngo udafite umutwe ntiyigumye hari icyo yageraho? Rwose pe nicyo cyamfashije nta yindi banga. Ubundi kandi nkumva sinshaka gusubira kuba mu kizu kitabamo abantu kubera ubukene. Mama, izi nyama nzirya. Izihe nyama ndeme? Izi zaraye muri safran ngiye kuza. Iki cyanara? Izo nyama ziguze inote y'igihumbi urashaka uzadukira ukazirya nta soni. Have. None se ko n'ubundi zaraye wazinyihereye mama. Have wikora ndaje nzishyushye wa mwana we. Have. None se ubwo kwazi kwatsa zishaka wazishyuhije ukazimuhana D. Aha, kandi ibyo nakubwiraga ni kugira ngo umuntu agire icyo ageraho bimusaba kwigo. Ndaje mwibuje n'ibishyimbo iriya nyama nyishyushye nze kuyigurisha hamwe n'izindi ngiye guteka saa sita. Yego ndabyumva uri mu bucuruzi. Ariko se niba umwana wadaheruka kurya akantu gakomoka ku matungo kandi uzi ko bikungahaye ku ntungamubiri zituma umwana akura neza, rwose kuki utazimuha ngo azirye? Yazikura he? Ntabwo yasa akazimugurira azazimuteka. Ariko kariya akanyama naguze ngira ngo kanyungukire nanjye ubwanjye sinakoraho pe. Ni ukuri Budensia ntabwo nazi gusigaho. Ntabwo ibyo bintu ari byiza rwose. Kuko bishobora gutuma umwana akurana umururumbe ejo ugasanga yize n'ingeso mbi zo kwiba. Iwacu nta kwiba yihaye kuzana iyo ngeso ntamukubita nkamwiba. Hanyuma se agwingiye kubera kutabona intungamubiri zikomoka ku biribwa bituruka ku matungo. Amakuru ko wizindiye se busho. Gake karemerewe. Mu baramutse. Makuru yawe se. Amakuru yanjye ko ari meza cyane na. Inama wangiye ko yambere rwose akabana. Ibyo. Warishyuye se? Mitiweli. Narishyuye kera cyane. Angahe? Bitanu. Njye n'umugore n'umwana wacu twishyuye 15 twese. Umfase. Kandi wari utangiye kwisaza ngo abayobozi bakwishyizemo ngo bagosemo ku musanzu wa menshi ariko rwose agiye mutuza mukabanza kumenya amakuru. Wa muvandimwe wese ko ntawe ubizi ko byose byicwa no kutabimenya. Kugira ngo iyo utansobanurira n'ubusimba rwose nyiraho narishyizemo abayobozi ngo barandenganyije koko bushoboka. Ariko se umuyobozi yaba kurenganya mufiki koko Kareme? Yewe narasobanukiwe pe. Byose ni njyewe wari warabyiteye. Ntajya kuvugurura amakuru y'urugo rwanjye muri system imibereho. None se umaze kuyavugurura niwe wese utanga ikibazo cyawe muri mbaza ubundi bigakemuka? Mbaza rero ntabwo njye rwose nzi kuyikoresha kuko nayo ngo niyo mwikoranabuhanga. Ariko se doyo kabyara byose yarabinkoreye. Yega n'icyabereye hariya. Niba ushoboye kwitangira ikibazo muri mbaza urabikora rwose. Mu minsi 2 rwose uba wamaze kubona igisubizo. Rero utabishoboye rwose Sedo arabigukorera. Ubusho uracyafite akazi pe. Kuko nkurikije ibyo numva n'abantu benshi duhura nabo njye ntwara ku igare. System imibereho ntibarayumva. Urubwa rwambaza ntacyo baruziho na gatoya. Mbese abantu bibereye aho ngaho gusa mu kintu cy'ikigare nabo batazi. Yewe nanjye rwose ntabwo nicaye. Icyo nicyo parasasho rwose aba yarahuguriwe. Nzakomeza kujya nkangurira abantu rwose gutanga amakuru y'ingo zabo muri system imibereho kuko kutayatanga nabyo bishobora kugukurura ingorane nyinshi. Icyo ni kimwe. Ariko ugomba rwose no guhora wibutsa abayatanze kuyavugurura igihe cyose hari ikintu cyahindutse mu mibereho y'ingo zabo. Ibyo uvuga nabyo nibyo. Gutanga amakuru bigomba kugendana no kuyavugurura igihe cyose rwose hari icyahindutse mu mibereho y'urugo. Ugira ngo se ka kazi ko ku cyuma cy'abagore ntagikora siko kari kanshize mu 8,000 bya mitiweli. Ese aka gatebe umpaye karasa gate Mukobwaja? Ariko nawe umuntu w'umubyeyi urambaza ngo agatebe karasa gate. Ubusa hano hari abana urumva ibintu byaho byasa bite Nosia.
uko umwana yanduje ikintu ukacyoza aho yanduje ugakubura uko yanduje ukuhagera cyane rwose. None se ubukozanywe no kukwibutsa ko abana bagejeje igihe cyo gutangira imfashabere, uzabatangiza imfashabere utitwararika isuku koko? uwampa icyo nzajya mbaha maze nkareba ko bicwa n'umwanda. Ariko mukobwa ja, uzi ko ku mazina yawe nzongeraho bazumva ryari? Ubu hari umunsi tutakwigisha ko ibyo waha abana byose bidafite isuku biba ari uburozi kuri bo pe. Nose Ndakumva. mfite ibibazo byinshi, mfite ubukene ku buryo nibaza naho nzajya nkora igikoma cyo kubaha akanyobera. Igikoma se ntufite shisha kibondo mukobwa ja? Uzabura igikoma cyo guha abana gute? Ngaho se ajya kumvuganira byibuze bajya bampa inshuro ebyiri z'iyo baha abandi, dore nabyaye impanga. Inshuro ebyiri se urumva byakunda mukobwa ja? Iyo bagenda bo bazaha babara abagore babyaye ntago babara abana bavutse. None se ubwo uravuga iki niba ifu yagenewe umwana umwe ngomba kujya nyasaranganya abana babiri? Erega nkaho nk'umubyeyi ugomba gushyiraho akawe mukobwa ja. Abana ukabitaho, ukabashakira ibikomoka ku matungo byongerwa mu ifunguro ryabo. Uranyumva neza? Haramutseho Nosiya. Mbese buryo urahari Pasika? Uzi ko ntarinzi ko waje? Naraje. Utitegereje neza wagira ngo ndahari. Ariko Pasika, kugiye se kandi usanze nganira na mukobwa Jana uko mugomba kwita ku bana muri iki gihe bagiye gutangira gufata imfashabere. Si nguwo se hari uwo njyanye mwigishe nta kibazo. Ariko nawe birakureba Pasika. Burya mu gihe umugabo afite umugore wonsa aba agomba kwirinda kumuhoza ku nkeke. Urumva Pasika? Ndakumva. Akamuganiriza, akamugaragariza urukundo, akamuba hafi, akamufasha mu gihe yonsa. Rwose. Nta bindi se? Pasika. Ndakumva. Ntago ari ibyo gusa ahubwo igira hino tuganire. Ugomba no kumufasha kubona indyo yuzuye igizwe n'amatsinda y'ibiryo atandukanye, kugira ngo umubyeyi yumve aguwe neza kandi abone amashereka ahagije, bityo umwana yonke akure neza agire n'ubuzima buzira umuze. Aha, cyakora abajyana bamugira umwanya upfa ubusa da. None se ubu kukwigisha uko ugomba kwita ku mibereho myiza y'abana bawe ni ugupfusha ubusa umwanya Pasika? Yewe reka nkureke nigendere wa mubyeyi we. Mfite ibyo ngomba gukora binyinjiriza umwanya w'ayo matangazo yawe ntawo mfite rwose. Oh my God, my husband, how are you? Ngahore ukaba ufashwe se n'ibiki none? Ndimo ndakubaza ngo how are you doing my husband? Njyewe I am very happy. Tuzi ugabanya icyongereza umbwira ikintu cyagushimishije pe. Umva ndi umutsinzi, natsinze sinabikubwiye. Watsinze iki se? Ubu tuvugana namaze kwiyandikisha muri English Proficiency Program. Bimwe byanyu se muzajya mwihugura mu cyongereza? Cyane. Ubu ngiye kujya mvuga kongereza kanyorosheje, nzakubwira nti Good evening my children and happy. How have you been today? Umugore rwose ambanye umuzungu birarangiye pe. Nari naraba umuzungu se ntaratangira kukigishwa n'abanyamerika bacyuze mu mashereka. Aryo ubwo abarimu banyu ni abanyamerika? Nabo ku isi yose, abanyamerika, abongereza, abanyafurika, abanyaburayi, mbese ni uruvangitirane rw'abarimu bose bazi icyongereza ku isi. Sitasiyo rwose ntabwo utagize. Thank you. Maze ntigeze bikugora, numva kuvuga ko ufite ubwoba bwo kumenya ko uzajya wiga ikoranabuhanga. Urumva nabonye link mpita ninjira, noneho bibanza kunanira, icyokere cyuzura intoki, telefone ihinduka amazi, nambonye binyobeye, hamagara directeur ndamuyoboza uko ninjira, arabimbwira, umva mbona nisanze mu masomo. Bimwe se by'ikizamini mwavugaga ngo uzabanza gukora kugira ngo amenye igiro cy'icyongereza buri wese azi, babone uko babashyira mu ishuri. Nyine ubwo namaze kwinjira mpita nkora ikizamini cya placement test. Ejo ndatangira kwiga amasomo ya self study. Ibyo bintu ndumva ari byiza pe. Gusa bishobora kuzatumaraho amafaranga ugura amamega kuko n'uvuga muzajya mubyigira kuri internet. Birumvikana ko kugura mega za buri munsi atari ikintu cyoroshye, ariko nanone ntabwo twavuga ngo bizatumaraho amafaranga kandi dukora. Aha, yihore ntabwo uzi amafaranga agenda ku mamega ibyo by'inama cyangwa by'amasomo. Wenda icyiza no kumenya uzahungukira uruta amafaranga uzatanga ugura amamega. Naho ubundi amafaranga yazagenda pe. Yewe mukobwa wanjye Norine, iyi yose si simbike nkuzaniye.
gusa urabona waba iki mwana we? iki si igituvura? Ese burya nawe nta miti uzinori? Iki si igitovu? Uyu kumira abanzi n'abarozi. Guhera ubu urajya uwukaraba uko ugiye koga kugira ngo hatazagira umugore ugutegera ku nda. Ibyo bintu byo gukaraba ibyatsi se nuko abyara mwe kuko Ntabwo ari uwo gusa nakuzaniye. Hano mfitemo n'undi muti w'ingirakamaro cyane. Biwo nzawugenza gute se? Naho kunywa kugira ngo nzatinyuke nyine mbyare nta bwoba mfite? Oya, ntabwo uzawunywa ahubwo tuzawuha umwana akivuka kugira ngo atinywe n'umugabo, atinywe n'umugore, atazigera ahungabanywa n'uwo ari we wese. Mukecuru, ntabwo ibyo bintu bizakunda. Hari ibyo mubwiye gukora se? Ndabizi n'ubundi wowe ntiwabishobora, humura nzabyikorera. Ibyo bintu byose uvuze byose byaba ibyo ubwiye Honorine ngo azoge ndetse n'ibyo uvuze ngo azaha umwana, nta na kimwe nakwemera. Nimunyumvire uyu mugabo utagira icyo yitahora. Kuki wanga ko nirindira umwana n'umwuzukuru karimo? Ibyo bintu byose binyuranyije n'amabwiriza abaganga badutegetse. Maze ubwo naringize ngo n'undi mubyeyi mukuru nka nyirabazungu wabitegetse, none ni abaganga. Reka nse nihagarike maze nze mubwire ukuntu musigaye mwumvira abaganga mutazi kurusha njyewe umubyeyi wanyu. Karimi, ubu turabigenza dute ko tudafite ahantu turaza nyogokuru? Hari ikindi se kitari kwinginga mama akongera akamutugumanira? Karimi, urabona ari bubyemere? Waretse se tugatunganya kiriya cyumba nyine tubikamo ibintu, hakibona ubundi tukabona aho tuza kumuraza. None se icyumba nitugitunganya turamusasira iki ko nama turadutunuriye? Amashara yewe, amashara se ntakora uburiri bwiza Karimi. Umuntu yaciye nyine akayasasa ubundi tukarenzaho ikirago. Reka mbanze njye kwikubita imbere ya mama ndebe ko yatugoboka akamurarana, niyanga niho ngaruka tugakora ayo mayeri. None se ntabwo urya Pasika? Njye se nahashye. Ngwino tujye kuryama se n'ibyo twakurikiye wanze kubirya. Turyama he? Ubusa uburiri bwacu buri ntabwo hazi Pasika, cyangwa wagize ngo nahinduye icyuma? Ndararana n'umwana wanjye Kazehe. Ariko waretse ibyo Pasika, kubona turi mu bihe bitoroshye abana bagiye gutangira imfashabere, wahise amakimbirane tukayashyira ku ruhande tukarebera hamwe uko abana bacu bagiye kubaho. Abana banyu wowe nande? Njye nawe, hari undi mugabo se ngira? Kuhigimasa. Kandi ubwo uzi ngo kuba naragarutse nuko nemeye ko aba bana ari abanjye. Niba ataraba wese ni abandi. Umva mukobwa aje, uko nagiye niko ngarutse, ntacyo nahindutseho rwose. Icyabaye gusa nuko nabuze amafaranga yo kwishyura, naho ubundi nari kukarera abo bana bawe ugakomeza kubarera wenyine. Hanyuma se kugiye korana n'akazeho uramwemera byibuzera? Ntamwemera kuko no mu bitumye ngaruka nabyo birimo. Ndakomeza kuba kure y'abana banjye ubundi kubera iki ntaje tukabana mu nzu nkabacira inshuro turi kumwe. Hanyuma saba witaka ataraba we burabohereza hera? Bavutse ku giti se ntibafite se? Wabashyiriye Stefano akabarira. Ariko ubwiyo wirwa uririmba Stefano ukaririmba Stefano mvu utigaye. Stefano wirwa usebye waradufatanya. Ubwo se kubafata kurenza ayo matwi bavukanye wagira ngo ni ifoto ya Stefano yo mu bwana nukuhera? Amatwi se wowe ntuyafite? Ahubwo inama nakugira, niba Stefano afite ubwoba bwo kubajyana mu rugo kubera Nyiramariza, uzamubwira aze mufatanyirize hano kubarera, njye rwose nta kibazo nzabigiraho, ariko mpa amahoro. Kwa Pascal urwishya ntaruracyayirimo.